wowe ntabwo yinjyana ntabwo bikunda niko mugabo karame ugiye ubwiherero bwandeze bwawe Nyuza ahangaha nakubwe ntabwo nabashije gusuhuza wowe mwiriwe nihuta ibyo nibyo byakugenza ariko noneho nagabijwe hari wanjye habaye farumasi y'amapyi mama we reka nicecekere gusa hari icyo ndaca umugongo sesha mbere wanereye uri kunnye matwe barayujuje ako mpfuye uruhe nigenje umusaza mwamutse urakoze cyane nari meze nabi igice cyepfo ariko ubundi reka manze mbabaye nawe muri kugenda musimburanwa kwa mpfuye uruhe Dominique ninde babarangiyemo umuti yerega ahantu dukodesha toilette zacu zaruzuye kandi nimwe reba ari amazu yose muravuga ati rero reka tuze kwa magorwa mpfuye uruhe uriya tugende kwa Gisesa bayore yerega tubona uri umuturanyi mwiza n'ukuri muze umuturanyi mwiza munyuzuriza toilette Sera ukodesha kwa hariya kwa Habimana se iyo njegera ngo ni Habimana ishaka abacumbitsi nta bwiherero nta dushe nta toilette gusa ariko reka nkubwire ngutume no kuri bagenzi bawe ungiriye inama babwira ati ukagaruka mu bwiherero bwa mpfuye uruhe sha muramenye uwo ari we none se barajya baninya he nese urajya bajya baninya ku gasozi munya no mu kanwa kanyu uri mujye mumanuka muza mukandagira mu mapyi reka nkubwire ariko rero yatumiye yuko nyiri byondo agiye kuducukura toile byibuze ube wihanganye ibyumweru ariko nihangana ko byinshi dore aka kagwa natumije kwa Karitari ko yigungakikanye hirya icupa mu ntuza nkwera mu ikoti kwatancomeje kandi ziko ibibuno by'abapangayi be baraje kubituma kwa mpfuye reka nicare hano ngeze icyo mbona ubiti ngo ni mugongo rucumitiro nkaruca ariko ngeje munini imembe kuwa gatatu amacupa ayo abiri nimbe nawe iyo abantu bose bavugaga nawe ari kibinikira nawe barya muri wa muryango hirya yaho iki kibazo ndagishyira mu buyobozi kuko sawa Mfuyiru kanigendere yajemo iby'abayobozi nigirira ubwoba sawa kandi urakoze uri n'igisambo hari ukuyobewe shawe ariko uyu urakoze nari mpfuye pe ndakoze koko urakoze n'ukuri umuri kumpemukira ese sha aka kantu nagize gutya leta bari ukanyubakira ku nkunga ya VUP yego none muteshejwe iwanyu muje kwa mpfuye uruhe babarangiyemo umuti kwa mpfuye uruhe niko Mpfuye uruhe ndakumva hari ikiguzi wahaye leta none se ubu bwiherero bucukuye mu butaka bwanyu ariko se we wabucukuye mu by'ukuri bivuze neza haruguru ni inkunga leta yaguhaye umuturanyi wawe hariya iyo ugiyeyo umva ubanza kwigiza aya mabyi ku ruhande ukabona aho ushyira ikirenge kubera ko tuzi kuri umuturanyi mwiza ati twamvuye uruhe kugerayo nta kibazo ariko bagenzi banjye bari bambwiye ngo uriteguye gufite inkoni nizo mpamvu uzanye ibibando rero siyo mpamvu ariyo ko umuntu avuga ko yahora n'umugirira nabi ariko nyine reka mubwire noneho rero ndimo ndakubwirana
icyoshye imbwa ni amabyo. Ariko rero hari icyo gukora nabonye. Ubwiherero ndabufunga. Nimara kubufunga sayo mashyamba namwe mwirirwamo nanjye nyenyajyamo kuko ibi ni agasuzuguro kanajojo. Dore havuye cya gihungu kimwe kirekire kimwe gikunze kwambara akagofero kirebesha inyuma. Gasongo simbi zo gasongoza umunwa mu mabyi. Icyo kivuye hano noneho ubwo ngiye kubona mbona hari ikindi kije cyambaye ibiboti wakwicarana ko numva ariko wicara iki naruhutse ubwo ari we wasanga hari ikikoshya mama we ngasomaho koko nuko ngiye kubona mbona haje ikindi cyari gifite ibiboti byapfumutse hano gutya. Yewe cyakora uriya mugabo ahubwo ubundi nta bushobozi afite bwo gushaka abacumbitsi kuko abantu ni gute ugira urugo rurimo abantu 20 kandi uriya mugabo ni umukiri ariko nta bushobozi bwo kubaka tuwarete. Zakavukire turabizi mu mwana yagaye uretse ko kavukire kuruha wari uko wagize leta nziza ubu ngubu nuba werekera hamwe natwe. Ariko rero barayimpembye kuko inandi umuturage w'intashyikiro ariko uwaryo umuntu nyara mu nzu bamuhemba kumubakira inzu ariko wamwe cyakora ino ni ukunyaga se uri umuntu w'umugabo none namwe mumpembye kuza kunyuzuriza tuwarete. Oya twumvishe ko bubatse tuwarete public twumva ko buri wese azajya azufite ikibazo wese. Noneho rero sinanakubwiye ko nafashe icyemezo cyo kubusenya buriya bwiherero ariko nta nubwo ngisubira inyuma. What? Kiruti gute? Ubu bwiherero nabuhawe na leta inshimira kuko ndi umuturage w'intashyikiro. Cyakora mfuye reka nkubwize ukuri na kitagira agaciro kunyara mu nzu kwawe byaguhesheje agaciro leta ikubakira tuwarete natwe abaturanyi tuboneraho. Mama we mubona noneho mwitwaza yuko ari leta yabunyubakiye ariko wa mugani wasanga ari shobuje uboshye. Ubu nacyo wajya kubona ikinyuza cyafashije cyo nahita ngica umugongo ariko se ko mbabona kiba gifite imihigo ku icupa. Umva reka nkubwire cyakoze we na yanda yafite ayegezamo yahita yuzuza neza. None si ibyo mba mvuga ibaze nk'amabuye si ibyo njya mvuga aje na cya kibuno cye yahita yuzuza. Cyakora ariko sha wa mugani gora ntimwunguka sha kira kintu ejo naragiye kubona ndi kuzamuka ngiye ku gasoko ushaka gatabi wowe ntabwo yinjyana ntabwo bikunda. Niko mugabo karame ugiye ubwiherero bwandeze bwawe aha ni kwa Gisesa abayore ahubwo gira uhunganito byakomeye mugabo yanda kubwirane sha kandi wa mugabo umanze nshakaho na kamunani ko na kacyenda ndabona ari kushaka kuko nimba abapangayi bawe bose bavuye none nawe nabo bahashe se ubu rero nawe nyuma y'abapangayi bawe nawe uraje. Ndaje nyine ujeze muri tuwarete yawe ariko ndi Gisesa abayore Gisesa abayore gutitse kandi nje kwituma ariko ubundi reka nkubaze wa mugabo ibona ugira abapangayi 20 niwo 23 baherekeje nta bwiherero ubundi ubwo mvura umugabo iki bise ubusu ubwiherero bwawe none si byanjye nje nawe se kuki wigira umuntu ni kwicu kandi warangiza ugakenera ibyamfuye uruwe. None se gumva yuko ucyari kamanzi nje kwituma ibyo ndi turabivuga namwe. Umva rero ibyaye byasubiwemo none urayajyana ku ntoki. Oya ntago bikunda zawe reka nje kwituma irya none wenda we naryo ngo waye ese kuki wigira umuntu nakubwiye ni nimugoroba ejo naje ndavuga nti none ubwo wenda tuwarete yaba wenda yaruzuye ibyo ntabwo bindano ushaka kunye mu ntoki zawe rero none byarangiye none ndavuga nti ubwo wenda waba wagize icya wenda tuwarete ubwiherero bwawe bukuzura mwongeye kubona abana reka ngucumbikira irya none ariko wenda ndavuga nti ushobora kunsomya none najyaga kubona ndi kumwe nkabona agacupa ufashe ushyira mu ikote wabona ariko urajya he mu bwiherero none uranya mu ntoki zawe cyangwa subundi wane muri ibi bikaruvati byawe. Hoya nasi karuvati nyine kari karuvati bikanje mu bwiherero ariko rero sinzi nimba utagira amatwi uwabona urwo rutwe ufite ukuntu ari na runini ariko ubwenge bwo umunsi wa none bwo ntibikunda kubera iki se umva reka nkubwire ntago nzubakira imisuri
n'imirizo yazo nayo ngwigiye ariko urumva nta soni ufite zije abapangayi ufite amazu abantu bose babona yuko uri cyitegerereza rero ukuntu wambaye neza rero abapangayi banje baje ariko kaba ntabwihe nyine abapangayi banje utari kigo nyine abapangayi banje nabo baje mwaje mushoreranye mumeze nk'imitereri maze nka meamake Joni mugenda mukurura ubwo rero ibyo biroroshye niba n'abapangayi banje baje hano rero nanjye va mu nzira njyemo kandi nagukundira kubera iki nyine nta akakaba ari agasuzuguro kuko ndamutse ngukundi wabigira akamenyero ntabwo byazakunda oya ariko agasuzuguro gute niba ino toilette ari leta yikubakiye ni gute twebwe tutaza kuyinyamo abaturage bayo ariko ukuntu uri n'igicucu ubu umanutse kwa Karita nyiruguriraho wari kunywa amayoga uravuga atereka njya kwamfuye kunya atereka ngende ubu se ninjye gicucu i Kigali njyenyine reka manze nkubwire kugira ngo noneho bigaragare yuko nawe utari igicucu sibyo urareka mbanzanye noneho ubundi nimara kunya seko numva bigize intambara none se kubera iki ariko twarafatanyije ariko ubu bwiherero ni leta yabuyubakiye none ko ngiye kunya habwo urabyenda ute n'inyaha ntabwo yaheha urayakomba ntabwo bikunda uranyuye ko reka niyera ngiye kwiyera uko ari icyo ushaka ubwo wawe akaba wamara reka manze nkubwire urava mu nzira njye muri toilette nkora ibyo nkora noneho nindangiza nitahire cyangwa se urareka nye hano nindangiza ngende kandi uyahehe yamaye ngaho ibeshye icyo mbona cyo uraneye kombesha n'intoki noneho reka turebe sibyo njyewe reka manze nkwereke ngiye kugukorera ikomba niba wanze ko njyewe njya mu bwiherero yego kukiza umuri waretse abapangayi banje bakajyamo abapangayi nari ngo tutareka shebuja we ngajyemo noneho narangiza kwiherera umva va munsi n'ubundi bwiherero n'ubwa wari umutego ubu ni umutego naguteze kuko ndamutse nemeye nta nubwo wagira nimuwe ayiwe namuwangirira bani njepfuye Dominiko yananga agasuzuguro kandi n'agasimbuzi sibundi nyira hano cyenda nikingira n'ubwiherero bwanjye wana Jerufendeke wona ni kwashara huhuta